hari abanyamakuru b'imikino ba hano mu Rwanda, iyo ukurikiye ibyo bavuga kuri mikoro ukareba n'ibyo bakora hanze ya mikoro, ntaho bitandukaniye n'umunzani washaje, kuko niwe utagira ukuri. Ayo ni amagambo ya Muramira Regis, umwe mu banyamakuru ba Fine FM, umunyamakuru nakuze nkunda ubusesenguzi bwe, ariko kuri inshuro ibintu asiga atangaza kuri mikoro sigaye mbyumva neza nkumva ubwanjye isiramize. Niko bimeze. Uyu munyamakuru kandi Muramira Regis niwe wagiye kuri mikoro akandagaza umwe mu banyamakuru bakorana, yitwa Tite, yumvikanisha uburyo uyu Tite yasize yibye ku kigo yigagaho igihe yarataraza umwuga w'itangazamakuru, yongera kandi amushinja icyaha gikomeye cyane gihamwa n'amategeko ya hano mu Rwanda, icyaha kijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge. Kuri mikoro induru ziravuga i Nyarugenge, yitwa Muramira Regis. Uyu niwe uri kujya kuri mikoro ya Fine FM akumvikanisha uburyo abandi banyamakuru bandi bahanganye mu gisata cy'imikino, uburyo ibyo bavuga byose karamatakira ngo yikari ubusa, kari amafuti, akumvikanisha ko ibye ari byo byiza. Ibi byose biza bituruka kuki? Nta handi bituruka, ni ku nda nini cyane cyane zishingiye ku makipe abiri y'ubukombe ya hano mu Rwanda, Rayon Sport, APR Football Club. Sinzi niba mwarakurikiye saga ya Muramira Regis ndetse na Sam Karenzi, ntabwo mbizi niba mwarabikurikiye, ariko niba utarabikurikiye uje mu biganiro twagiye dukora uzabisangamo. Kuva igihe uwitwa Sam Karenzi yayoboraga radiyo ya Fine FM, akaba n'umuyobozi wa siporo wa Fine FM, icyo gihe uwitwa Muramira Regis ntabwo yajyaga imbizi n'uwitwa Sam Karenzi. Ni ibyavuzwe kuri iyi mihanda. Regis ntabwo yiyumvishaga uburyo uwitwa Sam Karenzi uje ejo bundi mu itangazamakuru nk'uko Regis abivuga ngo naza muyobore, nyamara akirengagiza ko inkoni y'ubushumba Imana ko ariyo iyitegura. Kandi koko iyo urebye ukagereranya uwitwa Sam Karenzi ndetse na Muramira Regis, haba mu muvugire, haba mu busesenguzi ndetse n'ubwenge ini deep, usanga totally 100% uwitwa Sam Karenzi ari hejuru ya Muramira Regis. Niko bimeze, ntabwo mbeshya, ntabwo nda kuri mikoro ngo nibasire. Hari umuntu yajyana akavuga ngo watoteje umuntu runaka, ngo wowe ngo nureba nabi ngo inzego ziragukurikirana. Nshuti yanjye, nta kintu n'iki na kimwe kibi navuze kitari cyavuzwe ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri radio bivugwa n'umwe mu banyamakuru twita ngo ni umusiniya uwitwa Regis Muramira. Naratinye numvise ibyo yatangaje kuri Sam Karenzi, ndavuga ati nimurekereyo umupira wacu wo mu Rwanda, itangazamakuru nihatagira igikorwa ndakwahepe uzarangirana nabi. None se tubwizanyije ukuri, iyo ubona umuntu yemera akirya akimara akotsa utwe kugira ngo agire icyo ageraho, yagikora yanakigeraho, twe aho turi mu mashuka twananiwe gukora nk'ibyo ngo tubyigane, ahubwo turimo turicwa n'amashyari.
dushakisha impamvu zose zishoboka zatuma dusubiza hasi uwadusize. Bino bizatumarira iki? Natangaye aho numvishe uwitwa Muramira Regis avuze ngo Sam Karenzi na SKFM ye ngo yaravuze ngo niyo radio ikora urubuga rw'imikino ya mbere hano mu Rwanda, ngo nikimenyimenyi ngo bipimirwa kuri views babona kuri YouTube, bikanapimirwa ku mubare w'abantu bakurikira YouTube kuri FM. Kandi koko nawe uretse ubufana ugakoresha ukuri nyako, ukirinda fanatism, wasanga SKFM ariyo radio ikurikirwa hano mu Rwanda havuyemo RBA. Ubwo mvuze kuri radio zigenga. None bamwe ishyari ryarabishe, ntibashaka kugaragaza ukuri. Uvuze ukuri uwo ari we wese bivugwa ko ashyigikiye Sam Karenzi, ko nawe yagiye mu ishyamba. Bino bizatumarira iki? Shakisha akamaro k'izi ntambara ziri mu itangazamakuru nge nkakabura. Ngo twebwe ngo views tubona ngo nazanga 2,000 ngo zazitunyuze, ngo dutangira live ngo turi abantu ngo 200, ngo tugasoza live ngo dufite views ngo 10,000 ngo nibyo tuba dushaka ngo babihagije. Kweri 10,000 Fine FM ibigira ryari? Twese dukurikira live ya Fine FM, turayikurikira. Nta munsi ni numwe barasoza byibura bafite live iriho abantu 500. Nta munsi n'uyu numwe. Wumva mbeshye na nyomose muri comment. Nta munsi numwe. Ariko SKFM radio y'abanyarwanda ikoresha ukuri. Uzarebe iyitangiye live y'ikiganiro cy'imikino, basoza batari munsi byibura y'10,000 kuzamura. Amasaha 2 nyuma yuko basoje ikiganiro, ibiganiro byo baba bakase bashyira kuri YouTube, usanga bikurikirwa n'abantu 10,000. Ariko uri Fine FM urakata ikiganiro bitewe n'uburyo wamaze kwitakariza ikizere, abari bukurebe n'abantu 100 mu gihe abandi bafite 10,000. Warangiza ukipima, uripima gute? Ufite umunyamakuru usojeje bundi kaminuza, sinzi imana yananayize Tite, ababizi mumbwire, uwitwa Tite ukorana na Muramira Regis yize kaminuza y'ibitangazamakuru, mumbwiye muri comment. Ubwo ngiyo ndi kumwumva nkumva uburyo asesenguramo imikino, haba Rayon Sport ndetse na APR Football Club, nizo kipa zikunda kwibangwa hano mu Rwanda. Nkumva ubusesenguzi bwe, ndavuga ati umuntu ntabindi ashoboye usibye gufata isuka akajya mu murima, kuko ubusesenguzi bwe ni hafi ya ntabwo. Ibi rero abantu babivuga ngo mwebwe ngo mwibasiye ngo mwadutoteje, ngo reka tuze tubatekesha imiriro. Imiriro yihe? Bwana Muramira Regis, reka soze, naragukundaga, nakuze ngukunda kuva kera nkiri umwana, ukiri kuri radio, kurinda kuzamuka ukagera kugeze magingaya, naragukurikira 5 kwa 5 kugeza ubwo nakuze mfite inzozi zo kuzaba umunyamakuru wa sport. Twakundaga kugirana chat kuri Facebook nkiri muto, nkubaza ibisabwa kugira ngo umuntu aje muri career ya journalism. Byose barabimbwiraga, narabyumvise kandi nabihaye agaciro. Just like magingaya nafashe icyemezo cyo gufata amwe mu mazina yawe ndayitwa,
kugira ngo ndebe ko wazaba umuroro umudo wanjye. Ariko aho bigeze maginga ya, icyizere nari ngufitiye cyose urimo uragenda ukiyambura bitewe n'uburyo wijanditse mu bintu by'amatiku n'inzangano za hato na hato ugirira abandi banyamakuru bagenzi bawe bamaze kugusiga mu ntera. Ibi mbona rero igihe kigeze ngo birangire bishyirwe hasi. SKFM bayireke yitsindagire kubera ko yazanye impinduka mu mupira w'amaguru wa hano iwacu mu Rwanda. Ubu utabyemera ufite ibindi wemera, ariko rwose mutubabarire. SKFM radio y'Abanyarwanda mwahinduye ngo ni y'abareyo, muyiha amahoro kubera ko ibyo ikora byubaka umupira w'u Rwanda ntago biwusenya. Batite bawe wagiye kuri mikoro ukabandagaza ukavuga uburyo bari abajura, ukavuga uburyo bakoreshaga ibiyobyabwenge. Sinzi impamvu leta itije muri iki kibazo ngo imenye neza kuko niba titera bikoresheje ibyo ngibyo simbizi, ariko rwose ntakubeshye urimo uragenda urengera. Reka nanigendere. Mwakoze kudukurikira. Iyi yari Inyenyeri TV Rwanda. Nongeye va kuri mikoro nitwa Cliver Regis Peterson. Ciao ciao, hasta la vista. Imana ibarinde.